إن الحمد لله المحمود بكل حال، الحمد لله المحمود بكل اللسان، المعبود في كل الزمان، لا يخلو علمه مكان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، nihashimye Allah subhanahu wa ta'ala, imana ishobora byose mu bihe byose, imana yo kwiringirwa, imana yo gusabwa, imana nge namwe bagaragu ba Allah dufite byinshi tutari twabasha kuba twashimira mu byo tugenera, kubera ko yaratubwiye iti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Uramutse urushoboye kubarura, uramutse urushoboye kubara ingabire imana ikugenera, wallahi billahi watsindwa utaragira ku gisubizo. La tuhsuha, ntiwabasha kubarura ingabire imana yaguhaye. Akramaka Allah yakugiriye ubuntu bwo yakugiraga umuntu, Allah kugirira ubuntu bwo yakugiraga umuislamu, Allah kugirira ubuntu bwo gushoboje gukora ibikorwa Islam isaba. Mu by'ukuri ibyo byose ni ingabire, no kubona tekerereza izo ngabire ubwabyo nabyo ni ingabire, kubera ko ni bake bashobora kwibuka izo ngabire z'Uwiteka. Allah mu Qur'an aratubwira ati wa qalilun min ibadiy ash-shakur, bake mu bagaragu banjye nibo bibuka ibyo mbagenera, nibo bibuka ibyo nabahaye, bakibuka ko abanshimira. Turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, dusaba ubusabe nk'ubw'intumwa y'Imana Sulaiman alayhi salatu wassalam yasabye, aho yavuze ati rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nyagasani Imana nshoboza, Nyagasani Imana nyunganira, Nyagasani Imana nshoboza gushimira ingabire wabashije kuba wampa, nshoboza gushimira. Intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yitegereza umusahaba wayo witwaga Muadh ibn Jabal, iramubwira ati ya Muadh, yewe Muadh, inni uhibbuk, wallahi ndagukunda. Yewe Muadh, wallahi ndagukunda. Bagaragu Allah, iri jambo iyo ribwiwe n'umuntu usanzwe mu buryo busanzwe, wumva afunguye umutima wawe mu buryo budasanzwe. Bimeze buti igihe uzaba ubibwiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afdalul khalqi, ikiremwa cyiza, ikiremwa gitagatifuze, kuba cyakubwira ngo inni uhibbuk, wallahi ndagukunda. Amaze kumubwirira ijambo bagaragu ba Allah, ryafunguye igituza cya Muadh, gifungura ubwonko bwa Muadh, rufungura amatwi ya Muadh, maze Muadh akomeza gutega amatwi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam irangije amubwira iti igihe cyose yewe Muadh uzaba uri ku musala, ntukave ku musala udasabye ko Imana yagutera inkunga mu bintu bitatu. Yaramubwiye ngo igihe cyose uzaba uvuye ku musala cyangwa se uzaba uri ku musala, ntuzibagirwe gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ibintu bitatu. Uzavuga uti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma, Nyagasani Imana, a'inni, shoboza, ntera inkunga, nyunganira, ala dhikrika, mu kukwibuka. Bagaragu Allah, kwibuka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bifite ubuhambare buhebuje. Wala dhikrillahu akbar, kwibuka Allah birahambaye bagaragu ba Allah. Allahumma a'inni ala dhikrik, Nyagasani Imana nshoboza kukwibuka, nshoboza unshire mu bakwibuka. Wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, babandi bibuka Allah subhanahu wa ta'ala cyane, na babandi bibuka Allah subhanahu wa ta'ala mu bagore. A'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima, abo Allah basezeranyije ko babarira ibyaha byabo, anabasezeranya kuzabahereza impuhwe ze. Wa ala shukrik, nanone kandi Nyagasani unanshoboze kuba nagushimira, wa husna ibadatik, unanshoboze kuba natunganya ibikorwa ukunda kandi wishimira. Bagaragu ba Allah, munyemerere ikiganiro cyane ntiyoborere kuri aya y'intumwa y'Imana, kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A'iruni alquluba wal asma, ndongera ngusabe untize umwanya wawe mutoya
tubashe kugirana urugendo tujye gusura intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, tumusurisha amatwi yumva, tumusurisha umutima utekereza, tumusurisha ubwonko bureba kure, maze twumva ubujyanama bw'umwarimu mwiza n'umutoza mwiza ari we ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Hadithi tuganiraho bagaragu ba Allah ni hadithi yakiriwe na Abi Huraira. Abi Huraira radiyallahu anhu, Imana imwishimire, ni umusahaba ubusanzwe amazina ye yitwa Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi. Aya niyo mazina ubusanzwe ye bwite. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam niyo yamwise Abi Huraira. Yabanye n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ndetse anatora shahada mu mwaka wa 7 w'iyimuka. Intumwa y'Imana yari isigaje gusa imyaka 3 kugira ngo yitabe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu Abi Huraira niwe munyeshuri cyangwa se niwe musahaba mu bandi basahaba wayifaje hadithi nyinshi ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, kuko yahifaje hadithi 5711 ahifaze mu mutwe ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Muri izo hadithi 5711 munyemerero uyu munsi nkuremo hadithi imwe bari twiganiraho ku bushobozi bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti: man ya'khudh min ummati 5 khisalin, ninde muri umma. Intumwa y'Imana ihagaze imbere y'abasahaba iranje avuga iti: ninde muri umma wamfatira ibi bintu bitanu, wafata mu mutwe ibi bintu bitanu. Ninde muri umma, ninde waburi tayari muri mwebwe yuko yahifadhir, yuko yafata mu mutwe, yuko yabana nibi bintu bitanu ngiye kumubwira. Fayamal bihinna, yagize akabishyira mu bikorwa. Aw yuallimuhunna man ya'mal bihinna, cyangwa se akabyigisha ushobora kuba yabishyira mu bikorwa. Qal Abi Huraira ratubwira ati: qultu, nahise mpaguruka ndaje ndavuga nti: ana ya Rasulallah, bwira ntumwa y'Imana ndetse yari kukumva nubuhe bujyanama bw'ibintu bitanu bifuza kungira, maze nkabishyira mu bikorwa ndetse nkanababyigisha babandi bashobora kuba babishyira mu bikorwa. A'iruni alquluba wal asma, ongera untege amatwi mugaragu wa Allah, wenda hari bino bintu bitanu bishobora kongera kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko ibintu bitanu yabitakisha ubuzima bwacu, ndetse bibe imwe mu mpamvu yo kugira nibura ko hari icyo twakunguka mu nyigisho twigishwa n'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Uyu musahaba n'ubusanzwe yari inkwakuzi nk'uko twabibonye bagaragu ba Allah. So bwa mbere yari yiyumvishije ubujyanama bw'intumwa y'Imana no kwihutira kubushyira mu bikorwa, kuko hari n'igihe yigeze kutubwira ngo mu by'ukuri nagiriwe inama n'inshuti yanjye magara, awsani khalili bi 3 la ad'uhunna hatta amut, ngo nagiriwe inama n'inshuti yanjye magara ku bintu 3 sinzigira mbireka kugeza igihe nzapfira. Ukuri ko Abu Huraira yarateye bagaragu ba Allah, iyo yumvaga ubujyanama bw'ibintu runaka ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarekaga byose agatega amatwi kandi akihutira gushyira mu bikorwa bagaragu ba Allah. Bitandukanye nanjye nawe, kumva kwacu ni imwe mu mpamvu ituma tudashyira mu bikorwa, no gushyira mu bikorwa rimwe na rimwe hari nubwo bidahura n'ibyo twumvishije. Ariko Abi Huraira ateza amatwi intumwa y'Imana igiye kumubwira 5 khisalin, igiye kumwigisha ibintu bitanu agomba gushyira mu bikorwa, ndetse akanigisha uwo ari wese ushobora kuba yabishyira mu bikorwa. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko bino bitanu yabinshoboza nkabishyira mu bikorwa, namwe tugiye kubyigana kuri uyu munsi. Allah dushoboze kuba twabishyira mu bikorwa, tunabyigishe n'abandi bi'idhnir rahman. Icyambere bagaragu ba Allah aratubwira ati: فأخذ بيدي فعدهن فيها, ngoko kanya intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yayisifata ukuboko kwanje itangira kubara kimwe ku kindi. Nukuvuga ngo yatangiye yafashe ukuboko kwanje, iratangira ibari cya mbere irakimbwira, ibari cya kabiri irakimbwira, ibari cya gatatu irakimbwira, kugira ngo twigane Abi Huraira. Ndibuze kubasaba insha Allah ta'ala namwe uko tuvuga icya mbere ufunga ukuboko bigaragaza ko ari rimwe tugezeho, kuko ndibuze kubibabaza nyuma insha Allah ta'ala. Aratubwira ati: thumma qala, amaze gufata ukuboko kwanje
agiye gutangira kukubarisha kimwe ku kindi, kimwe giherekeza ikindi kugeza igihe ibitano biza kuzurira. Aratangira ati thumma qal, arangije arambwira ati, arambura ukuboko kwa mbere cyangwa ikiganza urutoki rwa mbere avuga ati ittaqil maharim takun a'buda an-nas. ittaqil maharim, gendera kure y'iby'Imana yabujije, irinde bishoboka iby'Imana yakuziririje. takun a'buda an-nas, nibwo nyabyo uzaba uri umugaragu usumbya abandi bagaragu kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Numwe Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu yindi hadith iratubwira iti ma amartukum fihi, ibyo nabategetse gukora faf'alu minhu mastata'tum, muzakoremo ibyo mushoboye, naho ibyo nababujije byose aho biva bikagera fajtanibuhu, ibyo nababujije byose muzabigendere kure. innal halala bayyin wa innal harama bayyin, bubyo bagaragu ba Allah tutabeshanye, halal irigaragaza, ikizuruwe kiragaragara, n'ikiziririjwe kiragaragara. Halal irazwi, ntawaza ahangaha ngo avuge yuko kwiba byemewe, ntago bishoboka. ntawaza ahangaha ngo avuge yuko kwica byemewe, ntago bishoboka. arinda imbago za Allah, Allah azakurinda. ihfadillah tajiduhu tujahaka, arinda imbago za Allah uyu munsi uzamusanga mu cyerekezo werekezamo. irinda ibyo Allah yakubujije, wallahu zubahika hano kuri iyi si. ittaqil maharim, shiraho imbago ntarengwa ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nakubuza wumve yuko icyo akubujije gifite uburemere kandi kigiraho ingaruka kuri buzima bwawe. la khayran illa dallana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayhi, nta kizwetse ko intumwa y'Imana kitweretse, nanone kandi nta kibi usibye ko intumwa y'Imana yatweretse ingaruka zacyo. ittaqil maharim, gerageza uko ushoboye, wirinde uko ushoboye guhemukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. takun a'buda an-nas, nibwo uzaba umugaragu mwiza gusombya abandi. cyambere cyasobanutse Islam, cyambere cyumvikanye, irinde iby'Imana yaziririje, nibwo uzaba umugaragu mwiza gusumba abandi. ubwo icyo ngicyo cyumvikanye bagaragu ba Allah. twajya ku cya kabiri, ubwo twitari kugishyira mu bikorwa. twabonye yuko Abi Hurayra mu kwigishwa izi nyigisho yavuze ngo ninde nigisha ibintu bitanu akabishyira hehe. ubwo nitwe turimo turabwirwa Abi Hurayra agiye kuba nge namwe bagaragu ba Allah. dusabe Allah ko yasa kuduteraho inkunga insha Allah ta'ala. icya kabiri aratubwira ati warda bima qassama Allah, warda bima qassama Allah lak takun aghna an-nas. la ilaha illa Allah. warda bima qassama Allah lak, uzanyurwe n'iby'Imana yakugeneye, nibwo uzaba umukungu gusumba abandi bose. al-qana'a, kugirwa mugaragu wa Allah. Allah ibyo yakugeneye nuko yarazi ko bikubereye. ibyo Allah yakugeneye yarazi neza ko ibyo uzabonera hal janna. Allah ibyo yakugeneye nuko azi neza ko ibyo Allah bimushimisha. nyurwa n'ibyo ngibyo Imana yakugeneye, nibwo uzaba umukungu murusha abandi bose. nuramuka utananyuzwe n'ibyo Allah yakugeneye, wallahi Allah azagushumuriza isi, ugende uyibundabunde ushakisha ahantu hose kandi nta n'icyo uzayisangamo cyese cya kintu Imana yakugeneye. kangahe twangana kubera duniya bagaragu ba Allah. inzangano dufitanye mu miryango yacu no kubera iki bagaragu ba Allah, no kutanyurwa n'iby'Imana yatugeneye. irda bima qassama Allah lak, urashaka kuba umukungu kurusha abandi, urashaka gukira kurusha abandi, wallahi umukiro usumbya abandi no Allah yahaye kunyurwa mu mutima we. nwa Imana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu yindi hadith iratubwira ati laysa al-ghina bi kathrati al-'ard, ntago ubukungu ari ugutunga byinshi, ntago ubukungu ari ugutunga ibyamirenge ku ntenyo, kalla walakin al-ghina, ubukire nyabyo ghina an-nafs, no gukira mu mutima. gukira mu mutima ni ikibagaragu ba Allah, no kureba ibyo ufite ukibuka ko hari abandi badafite, kavuga alhamdulillah rabbil alamin. ko mbona ubabazwa n'iby'Imana, wibaza kenshi cy'Imana iguhora. ese wafata n'umunota umwe ngo wibaze cy'Imana iguhera?
ko mbona ubuze umutima kuko Imana yakwimye ese wari wabunze umutima mu gushimira kuba Allah yagutoranyije mu bandi akaguha rajulan umwe mu bagabo mu batubanjirije yigeze guhura n'umuntu wihebye asa nkaho afite ibibazo byinshi abona isi yamurambiye arabona ubuzima bwanze amavuga ati wallahi nangwa n'abandi dore barafite abandi dore Allah arabahaye walakinani ariko nje ntacyo Allah yampaye famarra alayhi rajulan salih umugabo w'intungane anyura kuri wa mugabo wihebye kubera ko ari umukene wihebye kubera ko arwaye wihebye kubera ko adafite wihebye kubera ko yatereranwe aranje arambwira ati ya rajul ati ye wa mugabo bimeze bite ati se we ntubona ko abandi Imana yabahaye ntubona ko kanaka afite ibi ntubona ko umwana wa kanaka afite ibi ese ntubona ko runaka yasubijwe naho ngewe niciye ahangaha maktufa al-aidi ntacyo nishobore nta nicyo nshoboye aranje arambwira ati ya rajul ye wa mugabo we kam aynun lak ufite amaso angahe arasubiza ati aynani mfite amaso abiri arambwira ati bangahe uzi badafite amaso bareba bangahe uzi neza badafite amaso yo kureba ambwira ati kathira taboni benshi arambwira ati ufite amaboko angahe arambwira ati mfite amaboko abiri atarafata bangahe uzi babuza amaboko bifuza ko bagura biramutse ari aho bagura amagana hari aho bagura amagara bayatangaho amagana bafite wowe wifuza kuri uyu munsi wallahi hari benshi bifuza gutanga ibyo bafite wifuza kugira ngo babone ibyo ufite wowe udatekereza ko ufite wallahi Allah kweretse abasaba kuba nkawe wakumva ko umwe mu bami bagize iyi si urabunza umutima kubera iki uriheba kubera iki mugaragu wa Allah niki gituma wumva ugomba kwiheba muri ubu buzima utekereza ko ubuzima wajeho utunguye Allah subhanahu wa ta'ala waje bitunguranye ku buryo Allah atakwandikiye bigomba kugutunga niki gituma ubunza umutima niki gituma wiheba niki gituma wumva wiyanze kandi Allah subhanahu wa ta'ala ari wakuremye akakuzana kuri isi awjadaka min al-adam yagushizeho utaruriho niki gituma wiheba mugaragu wa Allah warda bima qassama Allah lak takun aghna an-nas nyurwa n'iby'Imana yakugeneye nibwo uzaba umukungu gusombya abandi bose cyane cyakanga y'Islam kwagiye ku cya gatatu nimwe Imana iranje amubwira iti wa ahsin ila jarik takun mu'mina icya gatatu bagaragu ba Allah ndagira ngo uwo ari we wese aze kukintegaho amatwi kuko ari igishoboka yuko twaganira tukakigira n'ikiganiro gusa wallahi tukagitaha nacyo cyonyine cyadufasha kubana na bagenzi bacu neza wa ahsin ila jarik kandi urajye ugirira neza umuturanyi wawe takun mu'mina nibwo uzaba umwemera Imana nyakuri ukwemera Imana twigamba ntago ari ukuri والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله إنما إيمان رفقتي والله هزيجر يتكم يمر أمان والله يرياب يمر أمان baramubaza bati ndeyewe ntumwa y'Imana iranje avuga iti alladhi la yu'man jaruhu bawa'iquhu ni wa wundi umuturanyi we ataratekana kubw'ururimi rwa rw'umuturanyi mugenzi we kubw'ingaruka z'umuturanyi atinya abangahe nge namwe tuzi abagurishije amasambu yabo bakunda kubwo kugira umuturanyi mubi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yicaranye n'abasahaba nyuma abasahaba tangira kuganira intumwa y'Imana ibigendanye n'ubuzima bwa buri munsi iranje aramubwira ati ya Rasulullah inna fulana bintu fulan mu by'ukuri kanaka umukobwa wa runaka qawama nushaka kuvuga abagore umugore usari gusumbya abandi bose ni runaka sawama nushaka kuvuga umugore mwiza w'intangarugero mu gufunga ni kanaka batangira kumuvugaho ibikorwa byiza mu bikorwa byiza bamuziho banje bavuga ati ghaira annaha tu'dhi jiraniha bilisaniha inenge imwe gusa afite ni inenge imwe rudori ne yihe ntumwa y'Imana barayibwira bati usibye ko abuza umuturanyi we abahoro
kubw'ururimi rwe. Intumwa y'Imana ireba isala, ireba sadaqa, ireba siyam, igisibo yakoraga, maze intumwa y'Imana irabwira ati hiya finnar, uwo mugore ntimumushakira ahandi, uwo mugore ni wo mu muriro. No kubasari naam, no kubasari, no kubafunga naam, no kubafunga. Icyo zira ni ikiba Islam ni rwa rurimi rwe ruhoraho uburozi, ateranya, ruhoraho uburozi, agambana, ruhoraho uburozi, atukana, avumana, asebya n'ibindi bikorwa bishobora kuba byaturuka ku rurimi rwe bagaragu ba Allah. Kam sujina minan nas, bangahe nge namwe tuzi bafunzwe bazira indimi zabo. Luqman yagiriye inama umwana arambwira ati ya bunayya nadamtu ala al-kalami kathiran wa ma nadamtu ala as-sukut. Ati kibondo cyanjye kenshi nicujije impamvu navuze, ariko sinigeze nicuza impamvu nacecetse. Muturanyi wawe arabura amahoro. By'umwihariko twe dufite ikigeragezo gikomeye cyo kuba tunaturanye n'abantu batari abayisilamu. Ubuyisilamu babuzi kuri bande, uko witwara avuga ati abasilamu burya bwose ni abagome kubera ko wamubereye umugome. Nta bundi busilamu azazi wowe. Ifoto y'ubusilamu yose ayikuziho, numubera mwiza azavuga ubusilamu neza, numubera mubi azavuga ubusilamu nabi. Mufite amadarapo ya la ilaha illa Allah, la takhunu amanatukum. Allah mu Qur'an atubwira ati yemwe abemeye Imana muramenye ntimuzahemukire Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ubusilamu ngo butukwe kubera nge namwe bagaragu ba Allah, abo duturanye nabo, abo tubana nabo, abaturanyi bacu. Intumwa y'Imana atubwira ati mazala Jibril yusini bil jar, ngo igihe cyose Jibril yazaga angira inama ku muturanyi, akambwira ati yewe Muhammad wabasuhuje umuturanyi wawe, yewe Muhammad wabasuye umuturanyi wawe, yewe Muhammad umuturanyi wawe ameze ate. Jibril ahora ambwira umuturanyi kugeza ubwo nagize ubwoba bwo ko hari umunsi azaza akambwira ati burya n'umuturanyi wawe muri mirath mubagomba kukuzungura, agomba kuboneka. Umuturanyi wawe mubanye mute? Ntago Uislamu buzagaragazwa n'ikanzu, bigaragazwa n'ikilemba, bigaragazwa na jilbab. Naam, ibyo ni ibirango bya Islam, ariko Uislamu nyakuri buri mu mutima w'umuntu. Wallahi umuntu yakwambara ubusa akambara ikinyabupfura cye. Umuntu yakwambara ubusa akubaha akambara ikinyabupfura gusa kikaba cyo kimutunze. Bangahe bambaye imyenda yashikaguritse ko biyubashye mu bantu kandi banakunzwe n'abantu, bumva abantu ari into yana ari umujyanama w'abantu kandi ibyo yambaye bidafite ahantu bihuriye n'uko ari. Bangahe bambaye neza ariko bavumwa buri teka bagaragu ba Allah. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina, unagirire neza umuturanyi wawe nibwo uzaba umwemeramana nyakuri. Intumwa y'Imana iratubwira iti ittaqul khasman, mwirinde uko mushoboye imanza ebyiri yawm al-qiyamah. Intumwa y'Imana imaze kuvuga aya magambo baramubajije bati yewe Intumwa y'Imana izo manza ebyiri tubwira ni izihe? Aranje avuga ati awwal khasmayn yawm al-qiyamati jaran, ngo abambere bazajya kuburanishwa, urabona yawm al-qiyamah ni ku rubanza, abambere bazaburana bwa mbere ni abaturanyi babiri. Ahazakubwira ati ya Allah, uyu muturanyi yarambangamiye, uyu muturanyi yambujije amahoro, uyu niwe watumye nimukaho nari ntuye, uyu niwe watumye mpora ngenda mfite igiseba kubw'amagambo ye, uyu niwe watumye nanirwa kurya kubw'amagambo ye, uyu nguyu niwe wanteranyije n'umugabo wanjye kugeza igihe twatandukaniye, uyu niwe wamangamiye mu buryo bwose bushoboka kugeza igihe umwana wanjye yapfiriye, ni uyu nguyu watumye abanjye bose banshiraho bitewe n'uburozi n'amarozi agenda akoresha buri munsi. Abo nibo bambere bazaburana imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nafsi tubi wa'sil hawa, yewe roho yanjye gerageza wicuza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal mauta qad hana, urupfu ruregereje bagaragu ba Allah. Al mautu yati baghtatan, urupfu mubona bagaragu ba Allah ntago rutegereje ngo wicuze kugira ngo rugutwara umaze kwicuza igihe cyaricyo cyose n'ahariho hose no kuba ari wese bamusura bagaragu ba Allah. Nta kibabaje nko kubona umuturanyi mu bari umuntu ukuze ari guteranije umuryango. Nta kibabaza nko kubona umuryango utumvikana kubera umuntu umwe bagaragu ba Allah. Wa wundi uzapfa abantu bakavuga ati alhamdulillah kubagiye nibura tugiye kuruhuka. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam inyurwaho n'ijeneza bagiye gushyingura, abasahaba barabaza bati ninde wapfuye? Barasubizwa ati ni fulan, kanaka niwe wapfuye.
maze abasahaba fa athnaw alayhi khayra batangira kumuvugaho ibyiza avuga ati yo subhanallah kanaka ni wapfuye maskini wallahi tuzongera kubona umuntu mwiza nkuriya ryari fa athnaw alayhi khayra batangira kumutaka mu byiza bari bamuziho baravuga bati kanaka kubapfuye ninde wundi tuzongera kunga imiryango kanaka ni bapfuye ninde wundi tuzongera kubona nkawe ubujyanama bwe twabonaga wallahi bidatinza Allah ntasiba gutanga inyigisho hatambuka ijeneza ya kabiri barabaza bati man mat nose ninde noneho upfuye barasubizwa bati ni fulan kanaka ni upfuye Allah fa athnaw alayhi sharra batanja kuvuga bati alhamdulillah kubapfuye nawe se yapfa nibura abantu bagiye kuruhuka alhamdulillah ibyo yari yigize batanja kumuvugaho ibibi nibura kanaka ashobora kongera kuvugana runaka kubera ko niyo wari warabaye ikiraro gituma batabasha kwambuka ngo baganire uriya niyo wari warabaye impamvu yo gutuma bari abantu batongera gusabana nk'uko byari bisanzwe kanaka kubapfuye byibuze abantu bagiye kongera kubona umutekano n'amahoro maze intumwa y'Imana iravuga iti wajabat ibyo muvuga birakwiriye baramubaza bati ma wajabat ibyo uvuga bikwiriye ni ibiki yewe intumwa y'Imana iravuga iti antum shuhada'u lillahi fil ard nimwe bahamya ba Allah hano kuri iyi si nimwe mwabanye nawe nimwe mumuzi uwo mwavuzeho ibyiza birakwiriye ko abona aljanna nk'igihembo cy'ibyiza yakoze nanone kandi uwo mwavuze nabi birakwiriye ko abona ibihano kubera ibyo mwamuvuze musahaba za kununga Imana sallallahu alayhi wasallam na wazati kununga Imana ni gute namenya ko ndi mwiza ambye ati gendo rero muturanyi wawe ko akuvuga ni kuri uko muturanyi wawe akuvuga niko uri nakuvuga kuri mwiza uzaba uri mwiza ariko nakuvuga kuri mu uzamenye kuri mubi turi bande mu baturanyi bacu kera mu byo tuzi mu mateka abakozi yo bazaga gukora mu ngo z'abayisilamu bavaga yo babaye abayisilamu siko byagendaga hari siko abantu bagiye binjira idini uyu munsi se biracyabaho akureba nabo ukamukata kera uko tubizi umuyisilamu yaturaga muri quartier nyuma y'imyaka 2-3 bajyaga kubona ukabona abantu babaye benshi binjira idini uyu munsi bimeze bite abayisilamu turi banyakamwe aho dutuye kubera imitima yacu itari myiza ko tubaniye uburyo tubabaniye mu gusoza kuri uyu muryango ku cya gatatu yamubwiye ngo kandi ugirire neza umuturanyi wawe nibwo uzabura umwemeramana nyakuri Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aratubwira ati kunu du'atu ila Allah wa antum samitun muhamagarira abantu kugana inzira ya Allah ariko mubikore mucecetse baramusubiza bati ni gute twahamagarira abantu kandi ducecetse ngo bagane inzira ya Allah arababwira ati bi a'malikum mwifashisha ibikorwa mukora abantu baze bakurikiye ibikorwa byanyu bibarangiza benjiro mu Islam turabizi kera ukuntu byahoze mu Islam n'abantu batari abayisilamu bazi neza ko abayisilamu bakundana siko biri siko bizwi mu Islam ariko se niko twebwe turi uko niko turi abayisilamu ufite umuturanyi mu mazanye imyaka 2 mutaravuga umuturanyi mu mazi imyaka 2 mutaravugana urakitwa kuri umwemeramana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira ngo buri wa mbere na buri wa kane ibikorwa by'abagaragu birazamurwa bikajyanwa muri aljanna maze Allah akababarira abantu bose usibye abantu babiri gusa uwa mbere al-mushrik no mubangikanyamana uwa kabiri no umuntu ufitanye ikibazo na mugenzi we iswaro sai kadakutanga urugendo wajemo uyu munsi uzahangaha imbere ya Allah ntushobora kubuhemberwa utariyumva na mugenzi wawe maze Allah kabwira abamalayika ati unzuru hadaini hatta yastaliha unzuru hadaini hatta yastaliha mukomeze mureba aba bantu bombi nibamara kwiyunga muzanzamurira ibikorwa byabo Waislamu twaretse kwihemukira mu by'ukuri tukunga ubuvandimwe hagati yacu n'abagenzi bacu tukunga ubuvandimwe hagati yacu n'abaturanyi bacu tukunga ubuvandimwe hagati yacu n'imiryango yacu icyakane bagaragu ba Allah intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yakomeje ivuga iti wa ahabbu lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima kundira abantu ibyo kundira umutima wawe nibwo uzaba umuyisilamu Muislamu igihe cyose yifuriza abagenzi b'ibyiza
akifuriza abagenzi b'iterambere, akifuriza abagenzi be ko hari icyo bageraho nk'uko yifuza yuko nawe byamubaho. Niko tubayeho Islam. Ibi ngibi turi kuvuga turabifite. Tubwizanye ukuri, turimo hano mu musigiti bagaragu ba Allah. Dukundira abagenzi bacu ibyo dukundira imitima yacu. Ba imam bamamu babacu ni gutyo babayeho. baragusubiza ntabwo bari muri muti Wa Islam dukundira abagenzi bacu ibyo dukundira imitima yacu. Balil insanu ala nafsihi basira. Allah mu Qur'an ati burya buri wese ariyizi n'umutima ufite icyo mushinja. Walau alqa ma'adhira, kabone ubwo yatanga urwirerutso gusa rwo kugira ngo twumve ko we nta kibazo afite, ikibazo nibo. Aho tugeze Abayisilamu niyo gituma tutiyunga hamwe n'abagenzi bacu, nuko usanga dutwereye ati noza reka ikibazo niwe nge nta kuntu habigize ariko yarabyanze. Nyamara wasanga ngo uvuga gutyo ururimi rwe rubusanya n'umutima we, ugasanga niwe kibazo ahubwo wanze ko ibibazo bikemuka. Ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabohora imitima yacu. Allahumma amin. Inama ya gatanu ari nayo ya nyuma, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagiriye Abi Huraira ndetse akanayigira n'Abayisilamu rusange, akamutegeka yuko agomba kuyubahiriza yishyira mu bikorwa, ndetse akanayitegeka n'abandi Bayisilamu rusange kuzayishyira mu bikorwa. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam tumaze kuvuga bingahe Abayisilamu? Yitwa ni binariko. Reka dutangire. Icyambere cyari cyembe subundi. Hari abasinziriye. Icyambere cyari kiye? Naam. Kwirinda iby'Imana yabujije niko tuzabiki? Oya. Ubivuga na mama 500. Ariko ntabwo wanditse ari he hagira umuntu usoma yanditse, ndagira ngo bite mu mutwe kuko Abi Huraira ntabwo yandikaga n'ikaramu. Kugendera kure cyangwa kugendera hafi? Oya, ntabwo twagendera kure y'amategeko y'Imana. Icyambere cyari iki Abayisilamu? uragiye ugendera kure iby'Imana yabujije ntuzabutinya. Ntuzabutinya. Noza twumve. Amasari Barakallahu fik. Uramusilamu kazafite 500. Kugendera kure y'iby'Imana yazirije nibwo uzaba uri mugaragu mwiza. Tumumvikana. Icya kabiri ko ntabwo ntanga 500, natangije ndaza kuyamara. Naam. ni gutuza mu mutima. Gutuza mu mutima wawe. Ako byari byano. Nyamara harimo amafaranga ari musubiza. Harimo. Basubiza amafaranga. Imam. Basubiza amafaranga. Harimo amafaranga nibasubiza. Ili basubiza iki? Ibibazo. Naam, mzee wanjye. Turiki bana kugeni. Naam. Nibwo? Nibwo uzaba umugaragu mwiza ariko ntabwo byari byaza neza. Nawe usubize niba ni ukunyurwa n'ibyo ufite mu mutima wawe. Ntabwo byari byanoga, nshaka ibintu binoze Abayisilamu uranyihanganira. Reka nakire ngo twumve. Kwemera igeno Imana. Kwemera igeno Imana yakugeneye. Birangiriye mu nzira? Ewa nuparitse ahatemera. Naam. Kunyurwa n'ukuri komeza. Nose ko mubivuze bigushiri hano muri mugira ngo rubara basigaye iki? Imana. Naam. Abasilamu bagasaba bwayo yotuba twayitanga wa gatanu kandi ko mwayumva. Subhanallah. Naam. Kunyurwa n'igeno Imana yakugeneye. Kunyurwa n'igeno Imana yakugeneye nibwo uzaba urumwemeranya yawe. Wapi ntabwo byari byano. Ariko habuze umuntu byuzuye. Ewa abaye 200. Ndabona ku mafaranga aho dushobora kuba twaza kujyanira. Abari muri utuba mugira. Naam. Ngo uzanyurwe n'Imana yakugeneye. Uzanyurwe n'Imana yakugeneye. Uzaba umukungu kurusha. Barakallahu fikum ngo abaye 200. Wagiye ku cya gatatu. Icya gatatu cyari ikihe? Naam. Kubanira neza umuturanyi nibwo. Ariko icyuzuzo twagikeneye.
yego mje nibwo uzabura umwemeramana ngo nawe urarya 200 simaye 900 buriya asigaye ijana kugira ngo byuzure igihumbi inshallah ta'ala icyanyuma twe tumaze kuganira na kundira abantu kukundira umutima ayo bavuze ngo ntacyo rero abasilamu kunara amawiza bavuze ngo ntacyo aha kundira abantu kukundira umutima wawe nibwo uzarane kuyavuga wapi ijana manza ari uri muri bigeto turimo guparika muri korose aha uri gutangira abandi bagahita babona icyuzo naam nibwo uzabona ibyiza ijana ndarirya inshallah naam gukundira abandi ibyiza nyine ibyo wifuriza yego nibwo uzaba wapirishana muri ndetse naam kundira mugenzi wawe kukundira nafsi yawe nibwo uzaba uri umuyisilamu barakallahu fi nibwo uzaba umuyisilamu mwiza mo turajyanirana icyambere twabonye yuko ari iki musemo kibagirwa kubera ko ari ubuntu musemo byibagirwa icyambere twabonye ko ari cyo Islam kugendera kure y'amategeko y'iby'Imana yazirije nibwo uzaba wiki nibwo uzaba umugaragu mwiza icya kabiri kunyurwa n'iby'Imana yakugennye nibwo uzaba umukungu mu bandi icya gatatu kubanira neza umuturanyi nibwo uzaba umwemeramana icya kane kundira mugenzi wawe cyo kundira umutima wawe nibwo uzaba umuyisilamu mwiza imama biruzuye bine Allah akbar icyanyuma bagaragu Allah ari nacyo cya gatanu muri izi nyigisho zacu ndetse n'inyigisho intumwa y'Imana yahaga Abi Hurayra intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti wala tukthiru ad-dhahik ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وكاندي ntugakunde guseka cyane kuko guseka cyane byica umutima guseka tuvuga no guseka bidafite impamvu guseka tuvuga ni bya bindi ubona umuntu yani yibereye munsi nkaho ari ahandi hantu ari atabona ibiri kuba ibyari byo nimwe y'Imana yatubwiye ati wallahi law annakum ta'lamuna yabaye mwari muzi ibyo nzi la dhahaktum qalila mwari guseka gake cyane mukarira cyane bagaragwa Allah bangahe baheruka kurira kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri twebwe ni bangahe baheruka kurira uzamarira yacu kunameze imam iyo imam yasomye mashallah agasoma neza muri tarawih agasoma dua karira natwe turarira nose warijijwe n'iki ati wallahi imam yarize natwe turarira ubu ni wa undi imani ya jojobs abandi imitima yacu kuri twa Allah tugirira impuhwe yabaye nk'urutare kurira kubera Allah no kurizwa n'ibyaha byacu ntabyo dufite bigeza aho umuntu mubwiye ati tinya Imana atari kuri kunyihanisha Imana urabona Imana ari nk'inyamaswa harabubwira ngo tinya Imana ibyo uri mu bivemo akakubwira atari ko bitebyaha nawe tinya Imana mwe imanze ngo umugaragu mubi kurusha abandi ni wa wundi ubwira ngo tinya Imana akakubwira ngo nawe wirebe banza ubabazwe n'ibyawe byanjye bindekere uri umugaragu mubi gusumbya abandi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah min Qur'an muri suratul Najm mu gusoza kwayo Allah atubwira ati afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu wa ese Qur'ani musoma nibyo mubwirwa nibyo bibatera afa min hadha alhadith ta'jabun nibyo mutangazwa nabyo watadhakuna wala tabkun mukisekera mugatwenga aho kugira ngo mubabazwe nibyo mubwirwa wa antum samidun mwibereye mu miziki n'imyironge byo byabatwaye fasjudu allati igihe cyari kigeze kugira ngo wubamire nyagasani wawe umugandukire bagaragwa Allah abatubanjije mu beza bajyaga bababazwa n'ibyaha byabo
ukamusanga yaguze amahwemo arimo arareba ati ya nafsi roho yanjye ejo nzaba mpagaze gute imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. aya zingahe Allah tubwira ati fa amma man khafa maqama rabbih jannatan fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. wa unduzagira ubwoba muri we akumva yuko afite ubwoba bw'igihe azahagarika imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, yangiza akagerageza kureka isi imbere y'uko imureka akareka gutwarwa n'irari ry'umutima we, wa Allah azamuhemba aljanna, nibwo buturo bwo muntu nkongo. bagaragwa Allah ntago ari igihe cy'imikinyo, ntago ari igihe cy'imigaryo, ahubwo ni igihe cyo kunirarizwa no kubabazwa na roho zacu. Ibintu ko ari bitanu bagaragwa Allah turamutse tubishyize mu bikorwa, tukaba tubaniye Allah neza, tukabanira abaturanyi neza, tukanabanira na roho zacu neza. Ibintu ko ari bitanu: kunyurwa no kwirinda guseka ubusa byubaka umutima, kubana neza n'abaturanyi no kubakundira ibyo dukundira roho zacu byubakira abaturanyi, no kuba twakwirinda imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ibyo yatubujije ntitubikore, bitwubakira umubano hagati yacu na Nyagasani wacu. kandi iyi niyo ntego yacu muri ubuzima bw'aha kuri isi. bagaragwa Allah bigendanye n'igihe munyemerere nsoreza ahangaha, saba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko ibintu bitanu twaganiriye kuri uyu munsi Allah yabitakisha ibikorwa byacu n'ubuzima bwacu mu gihe dusigaje, aduhe kwicuza ku byo twaba twaracitsweho mu bihe byatambutse, araduhereze gutungana no gutunganya mu bihe bizaza, bitewe n'uko dufite umwanya wo kwakira ibibazo ndetse n'ibindi nk'uko gahunda yateguwe n'umusigiti. insha Allah ta'ala turabuze komeza kubana, ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yangirira impuhwe ku byo nigishije byaba impamvu yo gutuma ntunganya kandi nkanatungana, ndetse namwe mwanyumvishe kuri uyu munsi bibe intandaro n'impamvu ituma Allah subhanahu wa ta'ala bakomeza kanabashikamisha ku murongo nyawo. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.